ukuntu mbitekereza mba numva umwana azajya kumuzana nkamwica, narangiza kumwica nkiyahura kuko nta handi ntaba musize. nshaka kukubwira amagambo abiri. Yego. Ntuzakore ikosa ryo kumena amaraso, kuko aho waba ugiye ntiwazabona ubugingo. Ndabizi. Icya kabiri, wikwiheba ngo wigirire nabi. Yesu aragukunda. Yego. Imana yemeye kuguha umwana ukamutwita amezi 9 ukajya ku gise. Imana ntiyemere ko indi guhitana, Yego. ikakurinda, ikaguha umwana agakura. Yego. Nubwo papa wenda yaguhemukiye, ntuzakore ikosa ryo kwihorera mu buzima. Gutanga imbabazi bituma uruhuka mu mutima. Yego. Tanga imbabazi mu mutima wawe, ubohore papa w'umwana. Yego. Kuba mwaratandukanye ntabwo ariyo maherezo y'ubuzima bwawe. Yego. Kuba uri kunyura mu buzima bubi bwigutera gutekereza nabi, kuko uwo ni Satani, kandi nyuma ya Satani ushobora no kwica uwo mwana. Ejo wakwiyahura ntupfe, ugasanga ugiye nko muri gereza, ugasanga ubayeho imyaka yawe myinshi yo kubaho ubabaye, ugasanga ntiwakemuye n'ikibazo, aho kurushijeho kubabara cyane. Yego. Ahubwo kuva uyu mwanya buri majwi yose akubwira ngo va muri uyu mubiri, Yego. tangira uyabwire ngo Imana yansize kuba ntarapfuye nkaba ngeze uyu munsi, nuko ifite ikizangirira neza. Yego. Ejo hawe Imana izahahindura. Imana ijya yemera kutunyuza mu mubabaro, Yego. irimo kudutegurira kuzaba mu byishimo. Ndagira nkubwire ngo niba igihugu cy'u Rwanda gitoza abasirikari kikabanza kubajyana ku ikosi, Yego. kiba kigira ngo kibakamuremo amasereka no kumva ibitekerezo ko wa muntu wari umusivili avuga ati ngiye mu gisirikare nzihorera. Iyo amaze kwambara umwenda w'igisirikare, Yego. atangira kuza kurinda wa wundi yumvaga ko azahitana, ahubwo agatozwa kumurindira umutekano. N'Imana ni gutya ibigenza. Imana ijya itunyuza ku ikosi ry'umubabaro, irimo kudutegura kuzinjira mu nsinzi y'ibyishimo, ikaduhereza ibishitse, ariko twaramaze gutandukana n'intekerezo mbi mu mitima yacu. Yego. Uriya mwana azakukiza, azakugirira umumaro. Yego. Kabone nubwo nta shusho y'ubuzima papa watagufashe, ariko Imana izakugirira neza. Amen. Wabyumvise? Nabyumvise. Tangira wumve ko Imana igukunda, Yego. wumve ko Imana izagutabara. Ntabwo Imana izemera ko ukomeza kubabara. Kuba uri mu kazi ko mu rugo, hari abakabayemo kandi babaho neza. Imana ibahereza gusevinga. Kandi kuba waratandukanye n'umugabo, icyo si igitangaza cyakabaye kigukomeretsa umutima. Imana yaguha andi mahirwe ikakuzanira umugabo uzakomoriza ngo umutunze mu mutima wawe. Yego. Kandi agufata akaguhindurira ubuzima. Ibyo byose bifashwa n'iki? Icya mbere ni ugusenga. Yego. Icya kabiri ni ukuganiriza Satani ukamubwira ngo umva nkubwire, namaze kwisobanukirwa. Yego. Uyu mwanya atangira wisobanukiwe. Yego. Ubwire Imana ngo Mana we ntabara. Yego. Ubwire Imana ngo nzi kuzangirira neza. Yego. Ukure intekerezo mbi zose mu mutima wawe n'agahinda n'umubabaro. Yego. Yesu aragukunda. Amen. Atura aya magambo avuga ngo Mwami Yesu, Mwami Yesu, umbabarire intekerezo mbi mu mutima wanjye. umbabarire intekerezo mbi mu mutima wanjye. Kuva uyu mwanya mfashe icyemezo Kuva uyu mwanya mfashe icyemezo cyo kubohoka nkagukurikira. cyo kubohoka no gukurikira. Umpe gutanga imbabazi no gutanga imbabazi, kandi uruhura uyu mutima wanjye. kandi uruhura umutima wanjye. Imbaraga zose zanteraga, Imbaraga zose zanteraga, ndagushimiye ko uzinkuyeho. ndagushimiye ko uzinkuyeho. Kuva uyu munsi umbohore, Kuva uyu munsi umbohore, kandi unkize igisuzuguriro.
kandi ugize igisuzuguriro. satani yari yaranyambitse. Satani yaranyambitse. Buri mudayimoni wose wanteraga Buri mudayimoni wose wanteraga akansanga mu ntekerezo, akansanga mu ntekerezo, akanyereka ko ubuzima bwanjye bwarangiye. akanyereka ko ubuzima bwanjye bwarangiye. Uyu mwanya asohoke mu buzima bwanjye. Uyu mwanya asohoke mu buzima bwanjye. Amen. Amen. Urumva ubohotse? Ndumva mbohotse. Urumva umutima ukubwira gute none? Ndi kumva ibitekerezo nari mfite biri gushira, ariko ndi kumva ikintu cyari kiri mu gatuza kitangiye kuvamo, numva ko harimo ikintu kibyimbye. N'imbaraga z'amajwi y'abadayimoni yaragutsikamiye akongoreraga ibipfuye, Yesu agiye kukubohora. Yego. Pidaliya mazote shaliya mazikeve. Buri mudayimoni wose uri mu buzima bwawe, pesti beneri, arekure kuva uyu mwanya. Imbaraga zose ndazivunagura kuva uyu mwanya. Wa mwuka we ugenda kuri uyu mumama, ndagutegetse sohoka kuri we. Rekura petela izeme de fas. Jone pedize matando. Va mu bwonko bwe butuma atekereza ibipfuye. Va muri kiriya gituza wowe urarumutsikamiye umunigagura. Pezani de mari. Wa mudayimoni wamubwira ngo najye kwiyica. Ndagutegetse kuva uyu mwanya usohoke muri we. Mwatuyeho amaraso ya Yesu. Azavamo umumama utanga ubuhamya bukomeye. Kuva uyu munsi amateka ye ndayahinduye. Buri muzimu wose n'umudayimoni wagendereraga ubuzima bwawe akuveho. Mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Urumva umeze ute? Ndumva meze neza. Noneho urumva umutima wawe ukubwira gute? Ndi kumva izo ntekerezo nari mfite zivuyeho. Ndi kumva mbohotse mu mutima. Humura, Yesu aragukunda. Nubona umwanya uzaze ngo usengere kuwa kane. Yego. Kandi nzi ko uzabohoka. Imana ishimwe, ni ukuri nshaka kubohoka kandi nshaka no gukizwa. Uzaze ngo usengere. Kandi Yesu aragukunda. Yego. Kurusha ababyeyi bawe, aragukunda kurusha umugabo wawe. Yego. Yesu aragukunda kurusha abavandimwe. Yego. Mwizigire, ntabwo azigera guhemukira, umwiringire. Amen. Yabanye nawe yanga kugwa ku iseta ubyara. Yego. Aracyagukunda Kristo. Yego. Naho wamutera umugongo, Yesu aracyagukunda. Yego. Umwegera umukorere. Eh. Gahogubwa neza igitondo cyiza. Urakoze bari kuvugisha. Amen. Nzaguhamagara ujyobora ahantu ukorera. Kuwa kane ni hano ku Kinamba cya mbere aho pekikorera. Yego. Mu gikari cyayo. Sinjya nkunda gusengera kuri telefone. Yego. Ariko urampamagaye, Imana imbwira ko ngusengera kuko wari ufite imigambi itari myiza. Ni ukuri urakoze. Uzazinduke kuwa kane mu gitondo. Yego. Tuba dufite abantu benshi, mbanze ngufashe ngusengera ubuhoke. Ni ukuri urakoze. Yesu aragukunda. Yego. Asante.